ngije ngo bahagarara hitegeye barangije banyegera isa baravuga ngo ko se shebuja agiye arambuka gute biragenda bite reka tumuhanga amaso nagira ngo nkubwire ngo hari abaguhanze amaso biteguye kukureba hari abana b'abahanuzi biteguye kukureba ariko nagira ngo nkubwire ngo dufite imigabane ibiri y'umwuka nta bwoba. Haleluya, dufite imigabane ibiri y'umwuka nta bwoba. Elisa arangije afata wa mwitero amaze. Bakunzi ba Karosi TV turabasuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Turashima Imana rero igira neza kandi ihora iturinda muri byose. Ni urukundo kuko Imana ni urukundo, niyo mpamvu abayikorera nabo bagomba kugira urukundo. Muri urwo rukundo rero niho hapfunyitse ineza yayo. Imana iguhe umugisha wowe ukunda gukurikira ijambo ry'Imana kuri Karosi TV. Tugushimiye kandi ko wakoze share ukasharinga abantu bakabasha kubona ibiganiro ndetse n'ijambo ry'Imana, kuko buriya ububwirije benshi kandi ni byiza cyane ko tubwirana ibyururutsa imitima. Imbere ya kamera rero muratubona, nitwa Uwihoreye François Karosi. Ni njyewe ugiye kuganira n'uyu mubyeyi. Mwumvise igice cya mbere cy'ubuhamya bwe buryoshye cyane, burimo Imana, burimo iby'Imana yakoze, mbega bufite amashimwe menshi. Rero agarutse kugira ngo avuge ndetse ari butange cyangwa ni bunatubwirize ijambo ry'Imana, ariko turi bunaganire kugira ngo tubashe kumenya, kuko hari ubuhamya bahaye bwinshi kandi mushaka gusobanukirwa iby'Imana yaba yarakoze kugira ngo abashe kurama mu myaka amaze mu gakiza. Yemeye kugakubitirwa ariko Yesu amugirira neza. Mubyeyi, Imana iguhe umugisha kuko wavuze byiza cyane by'Imana yakunyujijemo. Imana iguhe umugisha. Ugiye kongera gusuza rero aba bakunzi bacu kugira ngo babashe kongera gufashwa, kuko ndibaza rwose bari bakumbuye kongera kukumva. Yesu nashimwe cyane, ndabashuje cyane mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndumva nakongera kwivuga kuko kwivuga ntago binkoze isoni. Nitwa Mariana Nyirakamana, ndi umubyeyi w'abana 5 n'umutware mwiza kandi nkunda. Banyitirira izina Mama Fiyete kuko umwana mukuru mfite yitwa Fiyete. Mubyeyi, Imana imumugisha mu izina rya Yesu. Ntibigutungure kuko abantu benshi Mama Fiyete, abantu benshi ntago bagikunda abagabo babo. Iyo yumvise ariko murakunda, ariko burya ejo bundi twaze tuvuga mu kiganiro turavuga ngo burya dufite imari. Iyo dufite abagore burya turunguka, Imana igenda itugira neza. Turashima Imana. Ubuse ko namubonye narabyibushye. Warabyibushye biragaragara kandi rwose pe. Uwanjye ndamukunda cyane cyane, n'Imana irabizi kandi nawe njya mbimubwira. Mu by'ukuri njya mbona nta muntu n'umwe mwisi basa, nta n'umuruta. Mba mbona ari umugabo mwiza cyane pe. n'Imana irabizi z'umutima wanjye, simbeshya. Umugabo wanjye ndamukunda, mbona nta wundi muntu basa. Yewe Imana ishimwe. Rero turabashimiye kuko namwe turabifuriza utarashaka gushaka kugira ngo wumve ibyiza byo mu rugo, ndetse nawe washatse bikaba bitameze neza, senga bizemera, kuko kuba muri Yesu ni uguhamyaho, kuko hari ibigeragezo duhura nabyo ariko bisaba kubyihanganamo. Nwibutsa gukora subscribe kugira ngo niba utarayikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro n'amakuru ndetse n'ay'ijuru uzajya uyabona. Turabahanuzi tubyemera. Mama Fiye, genda umuhanuzi ubyemera. Abizi kuva kera kandi nawe nuko. Yego nta kibazo. Impamvu mbivuze nuko uno mubyeyi ni umwe muri babandi badatinya abarozi. Nta kibazo rwose. Imana rero ishimwe. Reka tubanze twumve ijambo ry'Imana. Agiye kutubwiriza ijambo ry'Imana
tubanze twumve iryo jambo, niturangiza turagaruka mu kiganiro dufite amavuta y'Imana. Ntujye kure ya kamera kugira ngo tuganire. Mama Fiyete, reka ngusengere noneho ukomeze. Mwami Imana yacu, murengezi mwiza, Imana shedosta sabremo sansom ngai etai manishonda lagista sobema isi warire foza rigere. Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Uwera wa Isiraheli, Imana ya Aburahamu na Isaka, Imana igira neza, Imana itanga amasezerano ikayasohoza. Tugarutse imbere yawe kugira ngo tuguheshe irewasi ebre vodrastisapre cyubahiro, kuko avuze ngo icyubahiro ni cyawe, ngo ujye urwana n'abakiyitirira. Ni wowe munyacyubahiro mukuru uyoboye abanyacyubahiro, uri umunyabwenge mukuru uyoboye abanyabwenge bose. Shimwa, uyu ni umubyeyi wagiriye neza, uramurinda, umurindira mu gakiza, uramushoboza uyu munsi. Ajaha imbere ku TV agira ngo aguvugire. Ngaho muha amavuta, muha imbaraga, muyobore, mushoboze. Izina ryawe niryamamare. Ndagushimiye bikore byose, imbaraga nshya, amavuta mashya, ijambo ryawe ryari odi egai distansoni enefastance rigire umumaro muri bose bazaryumva. Urakoze. Ngaho kizamo indwara, kizamo abarushye, ababoshye babohoke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nkuko natangiye mbibwira mu buhamya, nyine hari akantu gato nari nibagiye kubabwira ku buryo papa yadukubise, ariko nagira ngo mbabwire ngo ubu ngubu aho papa ageze, yakiriye Yesu amaze kugira imyaka 82. Nagira ngo mbabwire ngo ubu papa aracyariho, agize imyaka 86, aracyariho. Ubwo nyine yakiriye Yesu afite imyaka 82, byabaye ibintu bikomeye mu karere k'iwacu. Hose baravuga bati ni Shumbusho wakijijwe, n'ibyaha byose yakoze niwe wakijijwe. Ariko mu by'ukuri hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo sigaho kwizera guke na wa wundi yakizwa. Nagira ngo mbabwire ngo nta kintu kinanira Imana na wa wundi yakizwa, wa wundi ubona afite umutima ukomeye, wa wundi ushobora kubona akubabaza, wa wundi wa mudamu we ushobora kuba umugabo wawe akukubita, cyangwa se wa mugabo we ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye. Nagira ngo nkubwire ngo sigaho kwizera guke na wa wundi yakizwa. Uko yaba ameze kose, uko yaba ameze, umutima yaba afite wose, naho waba ukomeye nk'ibuye, nagira ngo mbabwire ngo na wa wundi yakizwa. Kwa kundi utekereza ukumva ubuzima bw'imibabaro warabumenyereye, humura, Imana igira neza kandi igibasha gukura umuntu mu mubabaro, yarangiza ikamushyira mu munezero. Imana igibasha gukura umuntu mu byaha, Imana ikamuha agakiza, kuko Imana ishobora ibidashoboka kandi ikabasha ibitabashika. Yesu rero nabampera umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo rifite intego ivuga gukurikirana umwitero. Gukurikirana umwitero, reka dusome mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice byaho ni 2. Turahera ku murongo waho wa mbere. Igitabo cy'Abami ibice 2, umurongo waho ni uwa mbere. Mwibuke ko intego ari ugukurikirana umwitero, cyangwa se gushaka imigabane 2 y'umwuka. Gushaka imigabane 2 y'umwuka. Reka dusome ibice 2, umurongo waho wa mbere, igitabo cya 2 cy'Abami. Eliya azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka ntumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye, ndabizi, ariko nimuceceke.
Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanganira Elisa baramubaza bati ahuzi yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda b'abahanuzi 50 baragenda bahagarara kure aho babitegeye ari bo ubwabo bombi. Bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanwa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikintu kiruhije, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bubi. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Yesu aduhane umugisha. Tujye mu Itangiriro ibice byaho ni 7, umurongo waho ni uwa mbere. Itangiriro ibice 7 umurongo waho wa mbere, maze tuganire gato kuri ayo magambo y'Imana. Nowa yinjira mu nkuge umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Dusubiremo. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Yesu aduhane umugisha. Nifuje ko tuganira iri jambo ry'Imana rifite intego ivuga gukurikirana umwitero. Ano magambo dusomye hano mu Bami ba 2 ibice 2 umurongo waho wa mbere, twasanze umugaragu w'Imana bita Eliya n'undi bita Elisa. Izi nkuru za Eliya na Elisa ni inkuru nkunze cyane muri iyi minsi. Noneho murabizi ko umuhamagaro wa Eliya muzi uburyo Imana yamuhamagaye. Imana yahamagaye Eliya yari umuntu ukomeye cyane wari ufite imbaraga z'Imana. Muribuka ko kugira ngo ahamagarwe yagiye akajya kurwana na Yeze, akajya kurwana n'abahanuzi ba Bayali, ngo amaze kubica yica abahanuzi ba Bayali 400, afata n'abashera 450 bose arabica bamaraho. Amaze kubamaraho umugore bita Yezebeli aravuga ati yewe Eliya uyu munsi nintaza kukwica Imana zibimpore ndetse bikabije. Eliya arangije agira ubwoba. Murumva yari yishe abahanuzi ba Bayali 850, ariko arangije atinya umugore umwe bita Yezebeli. Eliya yaragiye ngo ajyana munsi y'igiti cy'umurotemu aryamayo. Hamaze kuryama munsi y'igiti cy'umurotemu, mu by'ukuri ngo amakakama y'icyo giti. Impamvu Eliya yarameze nk'ugiye kwiyahura, aravuga ati data ndarambiwe icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye. Araharyama. Arangije ngo yumvaga yuko ikakama riri buze rikamwituraho yarangiza agahita apfa. Ariko Imana irangije aho kugira ngo apfe, Imana yohereza igikona. Yesu ashimwe. Yohereza Imana ntabwo igire ku muntu wayo, yohereza igikona kizanye inyama n'umutsima. Marayika ngo aramukoma aramukangura amubwira ngo Eliya byuka urye kandi unywe, kuko urugendo ari runini kandi rugukomereye. Eliya arangije arabyuka ararya aranywa. Amaze kurya no kunywa
ngo arongera ariryamira arisinzirira. Imana ibonye nta kintu bimubwiye, yirongera ituma igikona, nanone kijyana umutsima n'inyama. Nanone marayika mukoma mu mbavu aramubwira ngo byuka urye Eliya we, byuka urye kandi unywe, kuko urugendo ari runini kandi rugukomereye. Bene data nshuti z'umusaraba, nagira ngo mbabwire ngo ibihe turimo ntabwo ari ibihe byo kuryama, ni ibihe byo kurya no kunywa, kuko urugendo ni runini kandi ruradukomereye, rukomereye umuntu wese. Eliya arabyuka, ararya, aranywa, arangije ijambo ry'Imana aratubwira ngo iyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40. Arangije aragenda. Eliya yageze ahantu ngo aravuga ati ese koko reba nagiye munsi y'igiti cy'umurutemo simpfuye. Aragenda ngo ajya kwihisha Uwiteka, mwihisha ahantu mu buvumo, yihisha Uwiteka mu buvumo. Yihisha ahantu mu buvumo ngo haje kuza, ngo yaje kumva ibintu by'inkuba zirakubita, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka atari muri izo nkuba, yumva imiyaga, yumva ibitare, yumva imiriro, yumva iki, ngo ariko Uwiteka atari muri byo. Nyuma y'ibyo ngibyo, aleluya, nyuma y'ibyo ngibyo uri guhura nabyo, hazaza ijwi ryorohereye. Nyuma y'ibyo bitare, nyuma y'izo nkuba, nyuma y'iyo miriro, haza ijwi. Nyuma y'ibyo byose duhura nabyo, bushize nabahaye ubuhamya bw'ibyo nahuye nabyo, ariko nyuma y'ibyo byose haza ijwi ryorohereye. Eliya rero nawe nyuma y'ibyo byose ngo haje ijwi ryorohereye, rirangije riramubaza ngo Eliya we, Eliya, riramuhamagara, Eliya urakora iki aho ngaho? Ngo akibyumva afashe umwitero yari afite awitera mu mutwe, arangije aragenda ngo ajya imbere y'ubuvumo, arasohoka ngo abwira Uwiteka, abwira iryo jwi ngo yewe Uwiteka we, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka, kuko Abisiraheli bavuye mu masezerano yawe, bafashe abantu zawe babicisha inkota, none nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Yesu ashimwe. Amen. Imana irangije iramubwira ngo yewe Eliya we, nagira ngo nkubwire yuko atari wowe muhanuzi wenyine uhari, ndacyafite abandi 7,000 bitarapfukamira Bayali, haracyariho ibindi 7,000 bitigeze bipfukamira Bayali. Imana ishimwe cyane. Eliya arangije kumva ko hakiriho 7, yumva arikanza, aravuga ati se ko narinzi ko ari njye njyenyine usigaye, narinzi ko abandi babishe, none mu by'ukuri haracyari 7, ariko nanjye ndabihamya nshuti z'umusaraba, nubwo hari benshi bavuye mu by'agakiza, nubwo hari benshi batakaje agakiza, ariko haracyariho 7. Aleluya, haracyariho 7 bitigeze bipfukamira Bayali, bitigeze bimupfukamira. Ijwi ry'Imana rirangije riramubwira ngo genda usubize inzira yose yakuzanye, nurangije ufate Yehu umwimikisha amavuta, ufate na Hazayeli umwimikisha amavuta, ariko nugera kuri Elisa we umusuke w'amavuta aba umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Nagira ngo mbabwire bene data, ndashimira Imana imenya abantu bimikishwa amavuta, ikamenya n'abasukwaho amavuta. Amen. Yamenye ko Yehu agomba kwimikishwa amavuta, Imana imenya ko Hazayeli agomba kwimikishwa amavuta. Irangije igeze kuri Elisa iramubwira ngo ugende umusukeho amavuta. Icyama Imana ikadusukaho amavuta. Aleluya. Icyama Imana, icyama Uwiteka Imana akadusukaho amavuta. Amavuta, Imana ishimwe, agaciro na amavuta. Noneho rero niko byagenze ngo Eliya yahise asubira inzira yose yamuzanye, aragenda yimikisha Yehu amavuta, yimikisha Hazayeli amavuta. Arangije ageze kuri Elisa, Elisa we ngo uwo mwanya Eliya yahigize ati, yahise amunagira umwitero, yasanze Elisa ngo ari guhingisha inka. Elisa yari umukire, yahingishaga inka. Eliya amusanga mu murima ari guhingisha inka, arangije ngo amunagira umwitero. Amaze kumunagira umwitero, Elisa ngo ahita amubwira ngo mbabarira mbanze njye gusezera kuri data na mama. Eliya ahita amubwira muzahasome. Eliya ahise amubwira ngo wagiye se hari icyo ngutwaye? Ngo aragenda. Elisa aragenda baga inka, atekera abantu bose, arangije asezera kuri iwabo, aravuga ati ubu ngewe namaze kubona umukozi w'Imana tugiye kugendana, ubu ndagiye. Elisa yaragiye akajya kuri ahantu Eliya agiye hose bakajya bagendana. Mu by'ukuri Elisa akajya yoza ibirenge bya Eliya, akajya amwogereza ibirenge, akajya amutekera, akajya amukorera byose, ariko
ariko mu by'ukuri nagira ngo mbabwire ikintu Elisa yarakurikiranye Meriya ni ikintu kitaboneshwa amaso y'umubiri, ntabwo kiboneshwa amaso y'umubiri, ni ikintu kiboneshwa amaso y'umwuka. Umuntu abibona mu mwuka. Yesu twakurikiye azaduhemba, Yesu twakurikiye azaduha ibihembo, Yesu twakurikiye azaduha ingororano. Elisa arangije ngo akajya yozera y'ibirenge, akajya amukorera, akajya amutekera, akajya amukorera ibintu byose. Noneho bagumya kugendana. Igihe cyaje kugera rero Uwiteka ariyo ya magambo twasomye ngo Uwiteka abwira Eliya ati rero nagira ngo nkubwire yuko ngiye kugucyura. Ariko Eliya akurikije uburyo yabanye na Elisa aravuga ati ese Elisa nzabimubwira gute? Elisa nzabimubwira gute? Imana irangije iravuga ngo Eliya arangije aravuga ati rwose Elisa ndashaka kubimuhisha. Ariko abimuhisha Elisa kuko yasengaga Imana. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, mukunde gusenga Imana, mwumve ijwi ry'Imana. Iyo umuntu asenga Imana, iyo umuntu abana na Yesu barihererana akakumenera amabanga. Elisa rero yakundaga kubana na Yesu, agasenga amasengesho yo kwiherera. Mujye mukunda amasengesho yo kwiherera. Elisa yihererana na Yesu. Yesu aramubwira ati nagira ngo nkubwire yuko ngiye kugukuraho shobuja. Ariko umwe urumva Eliya yarabizi ukwe yuko agiye kugenda, abihishe Elisa. Elisa nawe arabimenya ntiyabibwira shebuja. Eliya arangije aramubwira ati rero Elisa ndakwinginze sigara hano, Uwiteka ntumye Gilugari. Elisa aramubwira ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Baragendana ngo abana b'abahanuzi b'i Gilugari baramubwira ngo Elisa we wamenye yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Elisa arangije aravuga ati ndabizi ariko nimuceceke, mujye mureka turwana urugamba bucece. Ntabwo umuntu urwana urugamba sakuza, ahubwo umuntu arwana urugamba bucece. Uraceceka ukarurwana bucece, Imana ikakurwanirira. None warangije ngo arababwira ngo ndabizi ariko nimuceceke. Ngo baragumya barajyana, barangije bagera i Yeriko. Bageze i Yeriko, abana b'abahanuzi barangije ngo babwira Elisa ngo yewe muntu w'Imana uzi yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Ngo arababwira ngo ndabizi ariko nimuceceke. Nimuceceke ndabizi. Hari ibyo tuzi ariko nimuceceke. Nimuceceke inshuti z'umusaraba, bakristo inshuti z'umusaraba. Iki ni igihe cyo guceceka. Hari ibyo uzi ariko rwana urugamba bucece, ntabwo ari igihe cyo gusakuza. Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano, Uwiteka ntumye Beteli. Wasigaye hano ku Uwiteka ntumye Beteli. Elisa arangije aramubwira ati yewe ntago rwose nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe bwose, ntago ndi busigare i Beteli, ntago ndi buhasigare. Barangije ngo barajyana, bageze i Beteli. Abana b'abahanuzi baramubwira ngo ahuzi yuko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Ngo arababwira ngo ndabizi ariko nimuceceke. Ariko mwacecetse mu rugamba muri kurwana nabwo, mwaretse tugaceceka. Haleluya, haleluya, mureke turwana urugamba bucece. Ngo arangije Eliya arongera aramubwira ngo Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Mu by'ukuri nagira ngo nkubwire ngo Elisa yaza kuba umuntu udafite ikintu akurikiranye, aba yarasigaye kuri Yorodani. Aba yaravuze ati none se ko namaze guhishurirwa yuko agiye kunkurwaho, ndayambuka kubera iki? Naretse akagenda. Ariko nagira ngo mbabwire ngo barambukanye, bageze kuri Yorodani. Eliya nawe arumirwa aravuga ati uyu mwana arashaka iki? Uyu mwana wagumye kunkurikirana arashaka iki? Ariko mu by'ukuri hari icyo yarakurikiye. Nagira ngo mbabwire ngo abantu benshi barimo barananirirwa i Gilugari. Warenga i Gilugari wagera i Yeriko, wagiriwe amahirwe yo kugera i Yeriko, abandi bagasigara i Yeriko. Bageze i Yeriko bakavuga bati ntago tuzagera i Beteli, bagasigara i Yeriko, abandi bagasigara i Beteli. Ariko mu by'ukuri mureke mbabwire, mugerageze uburyo turenga i Yeriko, turenga i Beteli, tugere no ku Yorodani, naho tuharenge. Burya hirya ya Yorodani, haleluya, umuririmbyi araririmba aravuga ngo hakurya ya Yorodani abariyo bararirimba. Elisa arangije ngo Eliya arangije ngo afata wa mwitera ukubita amazi. Amaze kubita amazi ngo bombi bambukira humutse ngo bagere hakurya ya Yorodani.
arangije Eliya arangije aravuga ati ese koko muhungu wanjye tumaranye igihe kinini, warankoreye ndabizi, wankoreye imyaka myinshi. Arangije amumenera ibanga, aramubwira ati rero nagira ngo nkubwire yuko uyu munsi ngiye kugukurwaho, none rero nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, ntaratandukanwa nawe. Murumva amarira yari aho ngaho, murumva agahinda kari aho ngaho, murumva uburyo Elisa yahise ababara, murumva amarira yari aho ngaho. Amen. Elisa yarakomeje arakurikira, Eliya nawe arumirwa ati uyu mwana w'umuhungu koko wagumye kunkurikira mwami, nta kibazo wenda ducyure twese. Buriya hari Eliya aravugaga ati nta kibazo, uyu mwana yagumye kunkurikira nta kibazo, Imana nishaka iducyure twese. Ariko Eliya arangije aramubwira ati none se koko uragira ngo ngukorere iki? Basi nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, ntaratandukanwa nawe. Nsaba icyo ushaka, twarabanye warankoreye, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, ntaratandukanwa nawe. Burya ubutware Eliya yari afite n'ububasha yari afite, yari no kumusabira ikintu gikomeye. Ariko ikintu amen amen, ikintu Elisa yasabye byari ikintu gikomeye, kuko Elisa aramubwiye ngo ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya arangije yumva birakomeye, aravuga ati burya kakana kari kakomeje kunkurikira gakeneye imigabane 2 y'umwuka, kari gakeneye imigabane 2, wa mwitero waje kuvamo imigabane 2 y'umwuka. Imana ishimwe, icyama tukabishurirwa. Eliya arangije aramubwira ati Elisa uransaba ikintu kiruhishe, ariko nagira ngo nkubwire Elisa we, ukimbona nkigukurwaho, ibyo nsabye niko biri bukubere. Urimo urabyumva neza uburyo Eliya yaramubwira ati wowe undebe, ukimbona nugumya kumpanga amaso, hanga amaso Yesu sha, nugumya kumpanga amaso ukimbona nkigukurwaho niko buri bukubere, iyo migabane uri buyibone, byanze bikunze urayibona. Elisa aragumya hanga amaso. Muri ako kanya bakimara kuganira ngo haje kuza amagare y'umuriro. Ayo magare y'umuriro Elisa aragumya aratumbira, murumva imisenyi yamujyaga mu maso, murumva umuyaga, murumva ikiwa n'ayo magare n'ibiki byose. Elisa aragumya aratumbira, imicanga imujya mu maso, ariko aragumya aratumbira. Elisa arangije yagiye kubona, abona shebuja igare riramujyanye, abona arabyuriye, arangije arataka aravuga ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi, wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi, ariko Eliya akimara kurira igare wamwiteruragwa uguye. Haleluya haleluya. Elisa arangije arawufata, amaze gufata uwo mwitero, amen, umuhesha gutunga ya migabane 2 y'umwuka. Amina amina. Umuhesha gutunga ya migabane 2 y'umwuka. Arangije ngo ahita afata imyenda arayicagagura, haravuga ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi, ariko arangije ngo hari abana b'abahanuzi ngo bari babitegeye bari kureba uko bigenda. Barangije ngo bahagarara hitegeye, barangije banyegera Elisa baravuga ngo ko se shebuja agiye arambuka gute, biragenda bite, reka